kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha, cyangwa se igisamusi cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa gatatu Nyakanga umwaka wa 2025, ku wa kane, iragira iti dutekerezwa nk'abatazwi nyamara turi ibirangirire. Dutekerezwa nk'abatazwi nyamara burya turi ibirangirire. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo y'145 mu ndirimbo zo gushimisha Imana igira iti ugukorera ni byiza mukiza wanjye. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
haleluya, haleluya, haleluya. Oh, umuririmbyi aririmba neza cyane bene data, aravuga ngo singitinya n'amakuba n'ibyago bindi, uwo nizeye ni Yesu n'agakiza ke, n'agakiza ke, twese tujya imbere hamwe mu by'inzira ye, turirimbane indirimbo tuneshe iteka. Gukorera Yesu ni byiza cyane bene data, tugomba kumukorera ubuzima bwacu bwose, tukiriho, tukiri bazima. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko, dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice ni 6, umurongo kugeza ku murongo, ibice 6, duhere ku murongo wa 4 tujye ku murongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo, twihangana cyane mu makuba, mu mibabaro, mu byago, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midagararo no mu mihati, tuba maso twirirwa ubusa, dufite umutima uboneye, dufite ubwenge, tutarambirwa, tugira neza, dufite umwuka wera, dufite n'urukundo rutaryarya, tuvuga ijambo ry'ukuri, dufite imbaraga z'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso. Mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe, dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri, dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi birangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, dusa n'ababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kuba umukristo ni iby'agaciro bene data, kandi ni iby'ingirakamaro. Hari abashobora kutabyumva no kubiha agaciro, ariko uwahuye na Yesu by'ukuri azi umumaro we, azi umumaro bimufitiye, kandi byamumariye. Kuba umukristo bihindura ubuzima bwo mu mwuka ndetse n'ubw'umubiri. Uzaganira n'umuntu wari umusinzi, wari umusambanyi, wari umugome, wabiretse agakurikira Yesu, azakubwira ko ntacyo yamunganya, yamugereranya nawe, uwamumenye ntacyo nta cyamutandukanya nawe rwose. Abo makuba, mu mubabaro, mu byago, mu biboko, mu mazu y'imbohe, mu midugararo, mu mihati no mu kwirirwa ubusa, muri byose dukomeza tuvuga ijambo ry'Imana, kandi dufite intwaro zo gukiranuka z'iburyo n'iz'ibumoso, mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe, dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri, dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'ababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Iyo ufite Yesu uba ufite byose. Yesu ni byose muri byose, ni byose kumufite. Yesu ni igishoro cya mbere cy'ubuzima. Iyo umwakiriye nk'umwami n'umukiza, aguhindurira ubuzima. Iyo wagiraga imyumvire ipfuye, aguha imyumvire myiza kandi mizima, ukabasha nawe kwitekerezaho, ukamenya ibyiza bigukwiriye, hanyuma ukabasha kwiyubaka, ukabasha kumenya nawe iby'ubu buzima no kumenya uko ubibamo ndetse n'iby'ejo hazaza. Bene data, bashobora kwibwira ko imbere y'abantu n'imbere y'Imana ko tutazwi, ariko nyamara burya imbere y'Imana n'imbere y'abantu turi ibihangange n'ibirangirire. Pawulo yongera kwandikira itorero ry'Abakorinto, mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cy'umurongo wa 3 kugeza kuri 4, aravuga ngo
ati nubwo tugenda dufite imibiri nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Bene data, nifuje gukomera kugira ngo umuhate wanyu utaba ubusa mu mwami wo gukomeza gukomerera muri Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubwira ijambo duhaye, duhe imbaraga yo gukomeza kuba kuzirikana umuhamagaro no kumenya ko turi abo watoranyije kugira ngo tubashe kumenywa nawe. Twashobora kutamenywa n'abantu ariko wowe ukatumenya, icyo kirahagije mu buzima. Ukomeze kutugira neza, ukomeze kutwitaho muri byose. Ishimwe n'icyubahiro byawe none iteka ryose ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo wacu. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, Shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana yamare ikomeze kubana namwe mwese bene data, mbifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, ndabakunda.